Halo, 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 halo. Halo, halo. Adorable. Nakubonye. Abandi barihe. Kadutegereze Adorable arihangana gatoya. Dutegereze n'abandi habemo nka batanu byibuze tangire. Abandi barihe. Ukoresha Principal nawe namubonye, namusuhuje cyane nawe nabonye yaje. Yego. Ndabona Bosco ari kuvuga muri groupe ngo connection nticamo. Ndabona yaje Bosco, twagusuhuje cyane. Tumaze kuba abantu batatu, reka turebe ko mwihangane gatoya, turebe ko twagira abantu batanu byibuze. Dutangire dusobanura. Turahera ku kibazo Bosco yarabashije muri groupe, nako ni inama yarangishije, mwe mwavuze ku bintu by'igikakarubamba. Abandi barihe. Bane. Yego, byakunze Bosco. Ukuntu tugiye kubigenza, murimo murabona ku ruhande hari cyangwa se hasi, bitewe nimba uri ufite telefone cyangwa se ari computer. Ushaka kumbaza ashobora kwandika message hano direct kuri message yo kuri no live, cyangwa se akaba yakwandika muri groupe mfite na telefone, ndahita mbisoma mbe nasubiza byihuse. Kandi abana turi bane turahagije, reka tugire n'undi araje. Batanu turuzuye. Araje arongera aragenda, sanga connection iri mugora. Reka duse nk'abatangira. Ndabasuje cyane. Hari haciye iminsi, no kuzajya rimwe na rimwe mwihangana
kubera ko akazi kuba gufatanya ubuzima murabizi, mu buzima umuntu aba agize abanza gukora ngo arebe ko abona ibyishyura fagitire. Maze iminsi ndi bize cyane, ndimo ndarangiza ahantu kiraka mfite, ariko ndi mu musozo rwose ndabura iminsi mike, muzabe mwihangana, nzajya ko mbibashije nzajya nza tuganire byimbitse hano vuba vuba, twongere dukomeze, nihagira ikindi kibazo none nzajya ngerageza gusubiza. Ikibazo cya mbere ngiye guheraho nihuse, ngiye guhera kuri Bosco yarambwiye ko hari ikintu mwavuzeho, ambwira ko nanjye nabivugaho, ni na Bosco wari wabivuze, avuga ku gikakarubamba. Igikakarubamba ku mworozi, ndagira ngo mbisubiremo, igikakarubamba ku mworozi cyangwa se umuntu wese woroye inkwavu, kirazira kikaziririzwa kugira inkwavu n'uburozi ku nkwavu, kubera ko ariya matembabuzi yabyo cyangwa se rukonda rwacyo rwangiza cyane buri igifu cy'urukwavu. Niba mubizi, igikwavu ntago kigiramo, ntago cyuza, cyangwa se ntago nk'izindi nyamaswa. Buriya nimba inkiri ikintu, ihene cyangwa igifu gifite ukuntu kigikaragamo kigasa nk'ikigisubiyemo, mbese igifu cyacyo gisya nka kabiri, nimba ariko nabyita. Urukwavu rero ukuntu igifu cyacyo gikose kirahurutuye, nuvuga ngo niyo mpamvu n'amahurunguru y'inkwavu aba ari meza cyane kuyakoresha. Ndabona Janvier yavuze muri groupe sorry ngo biri kwanga, nagerageze. Niyo mpamvu n'amahurunguru y'inkwavu ari meza, kwa ko igifu cy'urukwavu kiri direct. Urabona ngo nimba ruriye ibintu, twaranabivuze muri partie yo kugabura, ruriye ibintu bica mu gifu vuba vuba bikamanuka. Rero igikakarubamba mbisubiremo, ndabona n'ubundi na Bosco yari yabivuzeho, avuga yuko yasomye agasanga kirazira kikazirizwa, ku buryo noneho nk'aha dutuye twebwe, wibeshye no mu bintu bakubwira, cyane cyane nk'ugiye ahantu hose hateraniye abantu borora, igikakarubamba gifatwa nk'uburozi ku nkwavu. Bagusaba yuko no mu gushaka ubwatsi tugabura, cyangwa se naho waba uri hose, ko ahubwo urukwavu ucitswe rukanakirya. Ntabwo ari ukurya, kwa igikakarubamba kigira bya bibabi bikomeye, ariko hasi hari n'utundi tuntu tw'utubabi turiho. Na turiya tubabi rero birabujijwe ku rukwavu rwa burya. Ndagira aho ngo mbishimangire nanjye rwose nivuye inyuma, ntihazagire umuntu n'uyu n'umwe ugabura igikakarubamba, kubera ko gituma igifu cy'urukwavu hazamo, mbese gikereye amaside mu gifu cy'urukwavu, niko nabita mu Kinyarwanda. Iyi aside ituma urukwavu rurabyimba, rwamara kubyimba rushobora kudiyara, rutadiyara ibi cyaruka byimba inda, ugasanga ko urukwavu inda yabyimbigize gutya, nko kutwana tutadupfa. Ntago ari byiza rero Bosco, ibyo wavuze ni ukuri, nayo ndabikonfaminze, ntago ari byiza ko urukwavu rushobora kurya igikakarubamba. Sinzi nimba ndabivuze neza, ariko numva nta yindi terime nziza mu Kinyarwanda nakoresha usubiye kuvuga ngo kirazira kikaziririzwa, ko umuntu ashobora kuba yagabura igikakarubamba. Twakomeje, hagira undi, njye biri kwanga ko nkanda kuri link hakiziramo ibindi. Uyu muntu se link zarimo arayikanda buriya hakazaho ibindi, kanongere nyibahe. Hagira undi twihuse rero, kwa ko umaze iminsi ntaboneka, hagira undi twihuse umbaza, cyangwa se aho atumvishije, cyangwa se ako yarafite amatsiko. Uyu ni umwanya wanyu. Uyu munsi ndashaka ko tuganira byimbitse, akantu kose umuntu afitiyeho amatsiko, ko ari umwanya mwiza wo kugira ngo tukabaze, cyangwa se tuganire bisanzwe, ariko cyane cyane burya nkunda uwo tuje tukavuga ku bintu by'ubworozi, tukungurana ibitekerezo. Yaba ari umuntu mushyashya, yaba ari tumaranye iminsi, mwese ni karibu rwose, tuganire byimbitse, tuganire kuri uyu mushinga. Nabasuje mwese, abantu barimo bazaho, baza live muri groupe, mushobora, nta kibazo gihari, twiganirira ibisanzwe. Izuba ndagira ngo mbaganirize ku kantu kandi, akantu kina weather. Abantu turi mu mpeshyi, nta kibazo cy'izuba mwagize
mutubwire cyane cyane abantu bashyashya, nta kibazo ko mutambaza, ndahari naje kugira ngo mumbaze icyo tunaganire. Mushobora kwandika kuri comment yino live cyangwa se mukaba mwakwandika muri groupe ndabibona. Abantu iri zuba nta kibazo cyabagezeho. Ndagira ngo mbatere story. Hari umuvandimwe nawe yatangiye korora, ubu ngubu dufite umworozi mushyashya hano mu gace kacu, ninjye wamworoje. Kuri urukwavu rwabyaye abana 8 I believe. Muri ino mpeshyi yarampamagaye, yarambwiye ati baba, arampamagara. Amaze kumpamagara arambwira ati bana barimo barapfa, ntibyagenze bitese. Kumbi ntago azi yuko nari nabimubwiye, ariko ntago hari yabihaye agaciro cyangwa se yatereye iyo ngiyo. Inkwavu nongere mbisubiremo, muri iki gihe cy'izuba turimo guys, abantu b'aborozi cyangwa se aho muri hose, mwihangane muzongera amazi, zinywa amazi cyane. Ku bantu bafite izuba ryinshi, ndakeka no mu Rwanda ngo hari izuba ryinshi, ariko muziha amazi cyane cyane kandi muzishakire igicucu, shadow, no shade, ntabwo igicucu, muzishakira intuza. Nimutse izuba riri direct nazo ku nkwavu ni ribi, rishobora kuzangiza cyangwa zikanapfa. Zirwara ikintu bita hari stroke, hano twabita ngo head stroke. Ni nka paralize, izuba rikubise imitsi yaraba, urukwavu rukagira paralize rugapfa. Cyane ku twana, ku bantu bafite utwana twavutse ubu ngubu, mwirinde ko nimba nk'abavukishije utwana, mwirinde cyane. Ubwo ndabwira abantu ariko bari muri kirimi ishyushye ubu ngubu, abari muri kirimi ikonje bo sava, ariko abantu bari muri kirimi ishyushye, utwana aho turi mwirinde kudushyiraho ibintu bidupfukirana cyane. Kwa ko nimudushyiramo ibintu bidupfukirana cyane, nuvuga ngo murimo murongera ubushyuhe. Dukenera ubushyuhe, ariko ntago dukeneye ubushyuhe burenze. Ushobora kuba ufite inkwavu zifite nk'utwana dutoya, wajya mugasanga muri kirima ishyushye, wajya mugasanga urukwavu rwagiyemo rufata ibintu byose byari biri mu kazu k'urukwavu cyangwa aho rwabyari rubikuramo. Ukaba wagira ubwoba ukavuga uti se urukwavu se ko rwicishije abana ubukonje, byagenze bitwa, wagira ubwoba ukanatora amapamba hasi ukongera moya. Ntimubikore, kuko nusanga urukwavu rwakuyemo biriya amoya, rwakuyemo ibisaso yose, nuvuga ngo ruba rwashyushye narwo. Urushyushye rutekereza ku bana barwo, rukagenda rugakuramo ibyo bintu byari gushyushya abana barukabaha, bakagira ubushyuhe budakenewe. Ako kantu tugapayinga attention, kwako nkuko mbabwiye. Ndabona hari umuvandimwe tubajije, ndaje mbisome. Nkuko mbabwiye, nugira ubushyuhe nubwongera cyane ku twana bukaburengana, none urugero utwana twari dukeneye, dushobora kugira ikibazo ugasanga turapfuye. Kugira ngo urukwavu turuha amazi menshi akenewe rwose, uko ruyamaze rwongere. Ku bantu nkatwe noneho wenda ushobora kuba nyumva wenda ateganya kororera inaha cyangwa se kororera ahandi haba ubushyuhe noneho burenze cyane, bwinshi cyane, ko unashaka ice cyangwa se icyo bita barafu, cyangwa muri firigo, yaba ufite firigo ikora ice cyangwa se ugashaka ahantu konjesha, ushobora gufata nk'icupa ugashyiramo amazi ukarikonjesha muri firigo, rikagenda rikaba barafu. Hanyuma ukagenda ukariterura ukaritereka mu kazu k'urukwavu. Burya urukwavu ruhita rubimenya, usanga rwaje rwose rukariryama hejuru cyangwa se rukaryegera nyine ku buryo rirukoraho, kugira ngo uruproteje gushyuha cyane, uruproteje kuba rwagira ibibazo bituruka ku bushyuhe. Ako kantu nako tukibuke. Ubaye ubushyuhe bwarenze cyane ukabona amazi urimo urayashyiramo, ariko wajya ukabona urukwavu rwawe rurimo rurahagira, ikibikubwira rurahagera ukagenda rutitiza mu munwa gutya n'amazuru cyane. None sinyedi ya kabiri ukabona umubiri wose urimo urashekinga cyangwa uratitira. Ikindi usanga rimwe na rimwe n'amatwi rwayagushije, ukabona amatwi rwayagushije rwose rwazambye. Uzamenye ko hari ubwo amazi nayo ashyuha cyane, uhashyushye hari ubwo nta kintu arimo arumarira. Rushakira akabarafu uzushyireho, cyangwa se nimba wenda nta barafu, ushobora gushaka uburyo ki ukiretinga umuyaga aho ngaho ukonje. Ariho wakoresha ventilateur cyangwa se ugakoresha AC uyifite, ku bantu boroye wenda bya kijyambere cyane. Ariko in meanwhile mwibuke yuko urukwavu muri ino minsi ishyushye rukeneye amazi menshi.
byarenga ubushyuhe cyane ubona ntabyo urukwavu rurimo rutagira icyo birufasha, ukongeramo nk'akabarafu cyangwa se ukaba washaka ikindi kintu ukora, wazana vandarateri cyangwa icyo ukarworohereza. Kadusoma uwe message Bosco yarashyizeho. Bosco navuga ngo ndumva watanga inama ku bantu bazana ibintu bavanye ku ba YouTubers bashaka views nk'ibi by'ibikakarubamba. Ako kantu ndagira ngo abantu bashyashya wenda sinzi ko nabikora. Janvier ndabona byanze. Janvier yegerageza. Ndagira ngo nsubize ako kantu. Harubanza reka ngiye no kwifata voice note ku buryo mbivugira kuri live ariko bikagera muri groupe ku muntu bitakunze. Hangaha turimo turabivugira muri live ku muntu wa joininze live TikTok. Ushobora kuba wumvisha ino message ku muntu joininze nagire vuba aze. Ndabona ndimo ndasoma message. Umuntu utari wa joininga live turimo dukora aka kanya naze kubera ko ntaga hari amakuru menshi atazamenyeramo, ariko ndagira ngo nongere mbisubiremo kano kantu guys murimo mu nyumba kuri live cyangwa se n'ugiye kumva ino voice note muri groupe. Tugira umwihariko muri groupe yacu. Iyi groupe njya kuyikora nakoze groupe numva ari groupe nkoze n'umutima wanjye ushaka gufasha. Numvaga ari groupe ishaka kugira ngo umworozi wese aho ari afashe mugenzi we, amenye mugenzi we, ateze imbere mugenzi we. Ntago numvishe harimo ikintu cyo gushaka kubona amaronko cyangwa se gushaka kugera ku bindi. Rero niyo mpamvu tugira umwihariko umwe muri ino groupe. N'umuntu wese urimo ushaka kugenda natwe yumva ino message, tugira umwihariko yuko ntago tujya dutora ibintu byose dukwiye ku ruhande ngo tubizane tubishyire muri groupe. Habaho ibiganiro byinshi uzumva ku bijyanye n'ubworozi bw'inkwavu. Habaho abantu benshi uzabona, ariko abantu twagiranye live y'ubushize nabatandukanyirije ibintu bibiri. Harimo umworozi n'umucuruzi, harimo n'umucuruzi w'umworozi. Rero twe turaborozi, tubikora tubikunze, tubikuye ku mutima. Ntago tubikora dushaka gukanga isoko cyangwa se kwiyerekana ko tugere ku maronko runaka. Ntago ngaye ubikora ashaka ari ubuzima, ashaka kugira ngo aprofite rimwe na rimwe akaba yaza akanatanga amakuru runaka kugira ngo abyungukiremo. Ariko ahangaha ikintu cyose utoraguye hanze cyangwa se cyubonye kuri YouTube channel kirazira kukizana utagifitiye experience, utaragikoze mu kibuti cyawe cyangwa se iwawe mu bworozi bwawe ngo ugikore uduhamirize ngo iki kintu kirashoboka. Ntago amakuru atizewe tutakozejeho intoki zacu ngo turebe ngo ibi bintu birakunda tuyazana muri groupe. Ikindi cya kabiri, ntago umuntu azana link y'abandi bantu kwa paste ngo ayishyire mu ntuza muri groupe yacu ya. Kirazira kikaziririzwa ko ukura ikintu hanze link ukajya kuri YouTube runaka ukabonaho link ukayizana. Ntago ibyo ntiwari babikora n'ubwa mbere bibonye ukayizana ukayishyira muri groupe oya. Keretse ari wowe nyiri iyo link, ari wowe wakoze icyo kiganiro utubwira ngo ni ibintu nakoze 100% munansuye mwasanga mbikora 100% birakunda bino bintu. Ni ibintu nzi neza. Ngo amakuru dutanga, amakuru tugenderaho hano na amakuru yizewe, amakuru y'ibintu twakoze, amakuru y'ibintu twatangira ubuhamya n'uwadusura yasanga dukora. Niyo nyine dutanga hano. Ibindi by'abandi ntago mbyivanzemo, nta nubwo ngaya n'ubikora wese, buri wese afite impamvu akora ikintu bigende bibahiri wabo. Ariko hano muri no groupe tuba borozi, kandi ikintu cyakabiri mbasaba tugira urukundo rwo gufasha. Dufashanye, nimbuze ikintu teza imbere mugenzi wawe umworozi kwa ko ejo uzamukenera. Ahantu aborozi badafatanyije nta kintu bageraho. Ntago umuntu umwe yahaza isoko, kabone no wakubwira ngo haza abantu bo mu Rwanda gusa. Ntago wakorora ngo bahaze. Ariko mugenzi wawe yoroye cyangwa umworoje agatera imbere, niryo terambere mu borozi. Niho hantu aborozi baterera imbere. Ejo nusabwa komande y'inkwavu 1000
ufite 800 uzahamagara Bosco cyangwa Janvier cyangwa undi wese umuhamagara ubwiye ngo mpa 200 nzijyane kiraka bityo bakwizere. Ariko n'uwo wari ku isoko warazanye inda nini nugira ikibazo iwawe ntago uzigera ubona uburyo ugikemura. Mu gufashanya rero dufashanye tubikunze, kandi abantu baza hano muri groupe yacu. Ikindi cya kabiri, nta muntu uzamo ngo ndabwira wenda nk'abashyashya batabizi, nta muntu uzamo ngo asome gusa message ntasubize. Hari igihe kizagira tugende dukuramo abantu bateye batyo, hari umuntu uzi ukabona we uko mwanditse ukabona yasomye ariko azategereza uko avuga bikabura. Twizera yuko umuntu wese yaba ari uwatangiye korora cyangwa se n'utari watangira korora, twizera ko yakabaye afite information yabaza cyangwa yasubiza cyangwa icyo yafasha. Ni groupe yo gufashanya, si groupe yo kumbirizanya. Ni groupe yo kubana na hafi nk'aborozi ugatezanya imbere, si groupe yo kubindorerezi. Tugira umutima ufasha, dufashanye dutezanye imbere, tugere aho tugera twese turi kumwe. Murabona ko nanjye mbona akanya ko kuruhuka, ariko nk'abandi baya sinaruhuka, reka ngende ndeba abavandimwe tubigenze gutyo. Sawa, twakomeje. Nimba rufite ikindi kibazo yatubwira. Kamanutse muri groupe abantu barimo bagira, sinzi ukuntu bimwe bigenda, abandi barimo baragira hari abantu byananiye kwinjira kuri ino link. Guys, nta muntu uri muri groupe ngo batubwirire uburyo ki yabigenje kugira ngo agere kuntuza, agere kuri ino link. Ku muntu wabikoze natubwira. Abantu bari muri groupe barimo barabaza ngo bananiye kwinjiramo, hagira umuntu basobanurira link iroroshye. Abandi ndabona barimo baza, sinzi ukuntu bamwe barimo bibagendekera, nabatubwirira. Reka nsubize. Witwa Adorable yavuze ni gute wubaka immune system tugendeye ku byo tuzigaburira, kuko harimo n'ibizitera indwara y'umwijima. Urukwavu mu buryo burambye kurusha gukoresha imiti gusa, kuko maze kubona guteza imiti y'amatungo yacu atari byiza. Tugiye ndabona Adorable nawe yabajije neza cyane, kandi ni ikibazo gikunda kugerwaho. Ndabona nanansabye ngo mbafashe nongere nsubirizeho, mbi ngiye kongera coding, ariko kuri live murakomeza naho mu nyumve akandi coding. Iki kibazo Adorable arabajije ikibazo cyiza, avuga ko ni gute wubaka immune system y'urukwavu, bityo bikakurinda guteza inshinge za buri kanya, cyangwa se bikakurinda urukwavu rwawe kuruhoza ku miti. Ni gute urwubakira immune system cyangwa se ubudahangarwa bw'ubuzima bwarwo, ku buryo rutarindira guterwa izo nshinge, ku buryo ubwarwo rwifitemo ubudahangarwa bwo kutagorwara. Aka kantu nako ndagira ngo munyumve neza. Ngiye kwitangaho urugero rwanjye mu bigendereho. Urukwavu ni nk'umuntu. Buriya abazungu hano bajya bagira akantu ko gusetsa cyangwa gutebya, bavuga ngo Abanyafurika turakomera kuko tuza hano ntiturware, ngo ariko bo buri munsi bahora kwa muganga. Buriya umuzungu ukuntu ateye, uwavutse deja muganga ahita amwandikira imiti, akamwandikira amavitamine, akamwandikira ibintu byose agomeza afata buri sezo, cyangwa se buri nimba tuvuye mu itumba tugiye sinzi uko babitagura ry'iki cyangwa iki, mbese buri kirere uko gihindutse ajya kwiteza inkingo, ajya kugira gute. Umubiri we kwa ko yarumenyereje iyo system ihora mu miti, umubiri we uzafata iyo schedule, izafata iyo routine, cyangwa se umubiri uzahora ugenda wizungurukaho mu miti gutyo. Ni ukuvuga ngo rero impamvu bivuze, ni ukuvuga ngo twebwe impamvu bajokinga kwano cyabashyiramo kwano ko gutebya ngo Abanyafurika bazane ntibarware, ntago ari uko tutarwara, ahubwo twarezwe tuzi ko umwana usibye za nkingo bamutera kivuka, ubundi ntago umuntu yongera kujya kwiteza inkingo, kiretse nk'ubu haje covid bikaba ngombwa yuko badutera inkingo. Ni ukuvuga ngo rero umubiri wose, subire ku rukwavu,
nta kundi kuntu wubaka immune system y'urukwavu rwawe. Oya, immune system y'urukwavu rwawe yubaka ubwayo bitewe n'uko urumenyereje. Kanjye ndabaha urugero, ni ibintu nkora kandi nzi neza. Urukwavu rwanjye nimba ruvutse, ndurinda umuti rukiri ruto nivuye inyuma. Ikintu cya mbere nkora, ndugaburira neza indyo yuzuye, nkayigaburira igihe. Buriya njye ngira isaha yo kugabura. Hari ibintu amakosa abantu bajya bakora, ukavuga ngo urukwavu ngo ndugaburira, ngo ndabyuka mu gitondo nkashyiramo, nagaruka saa 8 mu rugo ngo nasanga byagabanutse ngo nkashyiramo, umwana yacaho wundi saa 7 cyangwa saa 10 agashyiramo. Buri urukwavu uri mu rwangiza. Ntabwo bivugiye kuri immune system, ariko nuko ngo urukwavu wundi byiza urumenyereza isaha imwe rurya, ukarumenyereza kantite runaka rurya, rukabimenyera. Rwayimara ya kantite kuvuza ko ihagije, rwayimara ukarwihorera, ukongera kurugaburira kuri ya system, kuri ya saha yindi. Ibyo birufasha kugira ngo system yayo ihore ikorera rimwe, ngo igifu cyarwo kimenyere ko nimba wenda tuvuge saa 12 rubona ibyo kurya, igifu kigakora, n'izindi organe zarwo zigakora. Amasaha runaka rukaruhuka. Icyo ni ikintu cya mbere. Ngo ndugaburira indyo yuzuye, nkarugaburira ku gihe. Ikindi cya kabiri, nkaruha amazi. Ubwo bijyanye n'igaburo, amazi ahoramo. Icya gatatu, nkamenya isuku. Ntabwo mvuze ngo iteka nubona wenda runahurunguye, na twabonye uburyo bubaka, batarebye bareba ku biganiro twagiye dukora n'abandi bavandimwe hano benshi bagenda babereka uburyo bubaka. Ngo twubaka tugenda impamvu dushyiraho buriya buntu bw'ubusenyenge cyangwa se dukoresha hasi kugira ngo amahurunguragwe hasi n'inkari. Urukwavu rurinde umwanda. Aho ntabwo mvuze ngo nkuko nabivuze, ntabwo mvuze ngo niruhurungura ukasanga yararugizemo rimwe ngukoramo, ariko kora ku buryo hatajandama, kora ku buryo hatazamo utubu, kora ku buryo hahora hari ahantu humutse. Ndababwiza ukuri ko nta bundi buhanga naza ngo mbabwire ngo ni bibiri special, ngo nduha bino biri special. Ariko babwije ukuri ntabwo nabona urukwavu rwanjye rurwaye ibintu biraho ntazi byari byoya, kiretse nk'ikirere cyahindutse wenda binsaba kugira ngo nongeremo, nkuko nababwira wenda tubwe nko mu bushyuhe binsaba gushyiramo amabarafu fani, nkatwe hano turafite n'amafani ushyiramo. Ariko nta kindi kintu cy'ubuhanga nkoresha, nta kindi cyari gute nihereyeho. Rero urukwavu, mwibuke ko nkunda kubabwira akantu kavuga ngo muzajye mwibuka ko urukwavu ni inyamaswa cyangwa se n'agasimba kari kararemewe kuba hanze mu gihuru. Ni agasimba kari kararemewe kwibeshaho. Nongo rero inyamaswa zose ziyaremewe kwibeshaho, ubundi ziba zifite ubudahangarwa bw'uko rutakenera umuti. Nimba mubizi, inkwavu ziba mu cyaro nako ziba mu bihuru, nta muntu zitera umuti, kandi zibaho zikabyara zigakura zikororoka. Ninde uzitera umuti? Nese nimba agatungo kaba mu byondo kakaba hehe kakaba mu butaka ntikarware ntigaterwe umuti, twebwe kuki tujya kugatera umuti? Ibanga rero nta rindi, nukora isuku ihagije, ukagabura bihagije, rukabona amazi ku gihe, ukarurinda ibihe bihinduka. Nuvuga ngo nimba ari mu gihe cy'izuba, ukarurinda iryo zuba rize direct rihondamo, ukarishyira mu gacucu ahantu hari amafu. Nimba ari mu gihe cy'ubukonje, ukarurinda bwa bukonje burutitiza rugapfa. Urukwavu rwenda kwizeza ko rutazigera rurwara. Harimo abantu benshi bantangira ubuhamya, nimba harimo uri hano baze gutanga ubuhamya, harimo abantu benshi nagiye mpamagara bari bagiye guteza nk'inkwavu zabo inshinge, nkavuga nti oya wenda ndakeka na dore bo bibajije ahari uwo nabikoreye aze gutanga ubuhamya. Nzi ko hari umuntu umwe nigize kubwira nti witeze urukwavu rwa inshinge rwihorere kandi ntacyo rurube, kandi sikoyembwiye ko byakunze. Rero nukora isuku neza, niwita ku rukwavu rwawe neza, ukarugaburira, ukarurinda ibyo bihe bihindagurika, ukaruhoza ahantu mu mafu, rufite isuku, rurya neza ku gihe, rurya ibihagije,
rukanywa amazi ahagije, ndakwizeza ko rutazigera rurwara. Ubwarwo ruzagenda rwikoremo ubudahangarwa nk'ubwo rwari kwikoramo hariya rwabaga mu ishyamba, uzatunga urukwavu rutagira umuti. Inkwavu zanjye ntabwo narazitera inshinge kuva norora, ntabwo inkwavu zanjye narazigurira n'umuti ngo nzi. Ruzi ko twebwe hano bitanemeye yuko ubundi dutera inshinge cyangwa se dukorera ikindi kintu inkwavu. Rero icyo kintu ngiye kubura experience ngiye kuyo mfite niyo ngiyo. Ndakeka mbisubije, ndane haba hari ako nakongera cyangwa mwifuza ko araho akandi kantu nashyiraho muze kumbwira, nta kibazo. Murakoze. Twagiye nsome message ariko muri ushaka no kumbaza hano nabwo ndimo ndareba, turebe ko ntawabajije hano ntawabajije. Turebe muri groupe ego waba ufite ikindi kibazo ushobora kumbaza. Ndakeka kinari ngisobanuye cya Adorable, hari ushaka ko nongeraho n'akandi kantu cyangwa se hari ikindi nkora nawe ashobora kumbwira. Ego Adorable warumva message nyishyizemo kijemo hano kuri groupe. Hari undi ufite ikibazo twakwihuta akambaza. Twumve. Ego suhuje umuntu bita Tase Bigirimana, ndeba joininze aka kanya ahari avuge ko yumve ko musuhuje. Uyu mugabo twarabanye, ndakeka ari we, ndamusuhuje cyane, namubonye. Dukomeze muri groupe abashaka kubaza bambaza, abagize icyo bashaka ko nongeraho bitagize nakomeza ku kindi nateguye kubaganirizaho muri aka kanya. Ariko nanabaza ese mu borozi dufite ni bangahe batangiye muri uko kwezi cyangwa mu kwezi gushize, hagire ubatubwira. Ndashaka kubibariza akabazo gatoya k'amatsiko. Ikindi ni gute wakora ubworozi bwunguka? Adorable yabajije ikindi, turebe ubaka immune. Adorable ndabona yabajije ikindi kibazo, reka turebe. Urakoze cyane Bosco kunyibutsa, unyihangane ndakubaza cyane kuko ntago waherukaga. Oya nta kibazo rwose, mumbaze mwivuye inyuma nta kibazo cyane. Muri groupe ndimo ndasoma message ya Adorable, aranditse ngo unyihanganiye ndakubaza cyane kuko ntago waherukaga. None ni gute wakora ubworozi bwunguka kandi ugashyiramo umwanya muto cyane wo kubwitaho buri munsi kandi zikabaho neza zinakura ku rugero rwiza? Kuko nubwo mbikunda korora nkeneye nuko zigomba kuzanteza imbere. Yandongera ndikodinge kandi nanavugana kuri live banyumva. Abajije ikibazo cyiza kandi cyabazwa n'umuntu wese, cyane cyane nari mvuze ngo abantu batangiye muri ano mezi abiri ndabashaka baze kumbwira nimba harimo watangiye muri uku kwezi kwa karindwi cyangwa kwa gatandatu, anyandikira mbwire ngo naratangiye. Adorable babajije ikibazo cyiza bagati ni gute wakorora ubworozi kandi ugakora ubworozi bwunguka warangiza ukanashyiramo umwanya muto cyane kandi mbese byose bikajyana ariko bikanakungura. Ndabaho urugero nihereyeho. Hano mva mu gihugu Amerika, ni igihugu kibura umwanya, umuntu abaho abura umwanya cyane, ariko mubona ko norora. Ruvuga ngo rero kuba mbibasha birashoboka cyane. Ikintu cya mbere umworozi cyangwa se umuntu wese utangiye korora, ikintu cya mbere ukora ni plan.
cyangwa se ngo ni ugushyiraho urugendo ukandika ngomba gukora ibi n'ibi n'ibi. Reba mu mwanya wawe uvuge ngo kuva mu gitondo kugeza nijoro ni ryari mbona akanya. Wenda uvuge ngo mbona akanya wenda saa 12 za mu gitondo kugeza saa 1 ni isaha imwe. Iyo saha imwe irahagije, ni isaha nyinshi cyane. Nkanjye hano niko mbigenza, mbyuka mu gitondo saa 12 nkahita manuka nkajya mu Nkwavu. Ikintu cya mbere mperaho ndabanza nkahita ndeba ahantu hakereye. Ubundi nkora isuku muri weekend kwa ko mba ariho mbona umwanya wenda ari munsi umwe ku cyumweru, ariko mu gitondo ubona ngo nkoramo isuku umunsi umwe. Haba handi haba tanduye ngomba kugenda nkakoramo isuku. Kubu nindangiza ino live ndahita manuka ngende. Ku mugoroba ngomba kumakinga sure yuko ndaye nkoze bisuku mu kiraro cy'inkwavu zanjye. Noneho rero uri munsi mbyutse ndamanuka nkahita ncamo nongera nteramo ijisho ko nta hantu nshobora kuba naribeshye cyangwa se nta rukwavu rwakoze umwanda udasanzwe. Nuvuga ngo hari ukuntu nk'urugero ufite nk'urukwavu rufitemo abana rubana cyangwa se urukwavu hari ukuntu ushobora kugenda ugasanga mbese uyu munsi noneho rwitumye ariko ukabona byagiyemo cyane. Nuvuga ngo ngenda manuka nkahita ncamo niruka nteramo ijisho buri munsi. Ncamo niruka nteramo ijisho ndeba ko nta hantu hakeneye kuba nakoramo isuku. Namara guteramo ijisho kenshi kwa kumba nakozemo isuku ku cyumweru ntago nsanga kenshi abiri clean nta kibazo. Noneho ikindi cya kabiri nayo maze no kubabwira, gabura isaha imwe buri gihe. Kandi ubwo umaze gukora ibyo niho mpita mfata nkagabura. Nuvuga ngo Inkwavu zanjye nazitoje ko zirya saa 12 za mu gitondo, nta handi hantu nziha ibiryo. Ndashyiramo ibiryo, kirema amazi, maze ubwo mbere nuko ngo schedule imeze gutya. Ndabanza ndebemo ko nta mwanda urimo, ubundi mpite nshyiramo ibiryo, kirema amazi, checking utwana nimba harimo utwana duto ndebe ko tumeze, ntabwo ari ibintu bikomeye. Nimba tukiri mu ipamba ndagenda nkure ipamba gato ndebe ko twose uwo twonsora tubona dufite imbaraga cyangwa tugeze nsubize ipamba, utundi ntuceho ndeba, ubundi mpite ngenda. Nuvuga ngo numenyereza kugabura rimwe Inkwavu zabitora, ku mundi munsi zirwa ziturije nta nuzideranje. Nuvuga ngo ndagabura rimwe ngire. Noneho kukugabura no kongeramo amazi biratandukanye. Iteka ndeba urugero buri rukwavu rwose mbanzi runywa amazi angana gute. Harimo izidakunda cyane cyane amasekuru muzasanga adakunda kunywa amazi, ariko amashashi uzasanga kenshi anywa amazi menshi. Nuvuga ngo n'ibintu nzishyiriramo amazi biba bitandukanye. Nuvuga ngo nimba ari urwo nzi ko rutagira mba naracunze nkavuga ngo urungura aya mazi ndabizi ko ndi bugaruke rutaye amazi. Amazi nuvuga ngo kiramo mu gitondo kongera gushyiramo ninjoro ngarutse ku mugoroba. Ubwo ku mugoroba nsanga kenshi zitanayamazemo nkashyiramo igize. Ariko amazi buri gitondo uzajya uyamena. Nuvuga ngo nimba rero nashyizemo muri iki gitondo ejo nzayamena. Ntuzajya uza ngo hashize umunsi ngo wongere handi mazi hejuru. Burya kwa amazi nimba muyazaragaga. Ni nk'ibiryo uzamenyeza uko wabaye kuruhuru ibiryo rurya rukamara bikarangira. Ntuzamenyeze nimba rugabura pellet kuko uza ugashyiraho ibiryo ejo ukongera ukaza kubyongeraho ukongeraho ibindi. Oya, ibyo hasi usanga byaratangiye gupfa, byaratangiye kuzanamo imidite. Nuvuga ngo menyeza kugabura isaha imwe, umenyereze gukora isuku umunsi umwe, umenyereze gushyiramo amazi umunsi umwe. Bizagufasha kugira ngo andi masaha uri free unabyibagize rwose, ntube wa muntu umeze nk'umwana ugitangira korora ugenda ucekinga. Urumva ibyo bikoroheje yuko umwanya ukoresha uri mu Nkwavu ugabanutse. Noneho rero uti kunguka biterwa umuntu apanga ate kunguka. Kunguka ikintu nababwira cya mbere, inama nabagira nivuye inyuma, ntuzorora urukwavu rubyara ukabona rutaguha abana bashimishije. Ubundi twebwe hano tugendera ku mubare wa 7 n'8 kuva kuri 7 kuzamura. Urukwavu ngewe rubyaye kabiri rubwagura abana 6-5. Urwo rukwavu ntabwo ruba ruri mu ifamu yanjye ndikuramo.
ariko abantu bari mu Rwanda boroye cyangwa se abantu boroye inkwavu zitwa za loko cyangwa z'inyarwanda bo bazajya bihangana, ariko nabwo urukwavu rutagwa byiza hano batanu. Ubundi si ukuvuga nabi cyangwa kujya guta, ariko ntabwo urwo rukwavu ruba ari urukwavu woroye ushaka kuzunguka, kubera ko uko ruguha abana bake ni nako nawe rurimo ruguhombya. Ni ukuvuga ngo rero gerageza urebe inkwavu zawe, niryo banga rya mbere. Hitamo inkwavu zikwiriye ku isoko, zikwiriye kugaburira isoko. Ni ukuvuga ngo aboroye inyarwanda hitamo urukwavu kuva ku rubyara batanu kuzamura. Aboroye inzungu nka nyina New Zealand, Californians na Rex. Ni ukuvuga ngo aboroye inzungu, urukwavu nimba uzi ko ari uruzungu woroye, uruguha abana bari munsi ya 7 ntabwo ari urukwavu rwiza wagumana mu ifamu yawe, urimo uraguhombye. Kubera ko urukwavu rwabyara abana 3, rwabyara abana 10, rurya ibiryo bimwe. Burya abana inkwavu urubya abana bake nabwo, ariko still rukora amashere kamwe, rukenera kurya ibiryo n'ubundi by'urubyeyi. Rero urwo ngurwo bigomeza kurwana rwose. Nimba rubyara bwa mbere rwihanganire, bwa kabiri ni rwongera abana, wenda niba wihangana bikore gatatu, ariko ngiye kabiri biba bihagije ndukuramo mu ifamu. Ngo rero shaka inkwavu zibyara ziguha umusaruro ugaragara. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, iga gucutsa kare. Gucutsa kare bijyana no kugabura ibihagije. Ngo nari navuze ko nzabukora ikiganiro cyanye n'igabura, ndagitegura maze iminsi ndibize muri hangana, ariko nzabisobanura neza. Ngo gabura ibihagije, ucutse inkwavu zawe kare. Ngewe narababwiye muzarebe ku kiganiro nakoze, cutse inkwavu zanjye ku byumweru 6. Kuvuga ngo ibyumweru 6 ni ukwezi n'igice mba zicukije. Hongera abone nkabanguriza urukwavu rwanyu. Kuvuga ngo kora ku buryo mbese byibuze urukwavu rwawe rubyara 4 mu mwaka. Ubwo kubyara 4 harimo kubyara no gucutsa nyine. Rubyara 4 ku mwaka, ariko nkanjye hano inkwavu zanjye zibyara hejuru ya 5. Zigira gato, izikuze zibyara 5 ku mwaka, ariko izikiri ntoya rwose ariko nziforosa zikagira 6. Nuvuga ngo menya igaburo ryiza, umenye no gucutsa ku rugero rwiza. Nuvuga ngo nugabura neza uzanacukiriza igihe, bityo uha isoko utanga inkwavu zawe ku isoko hakiri kare. Nuvuga ngo iyo niyo tekinike muri make navuga, kumenya korora inkwavu. Ntiwizirika ku nkwavu zitari iz'isoko, keretse umuntu uziyororeye byo kwishima cyangwa se ari utwo kwirira mu rugo hose ava. Ariko nimba ugaburira isoko, toranya inkwavu za nyazo. Numara gutoranya inkwavu za nyazo, menya no kuzikoramo umusaruro. Kwa ngo uko ushaka ko zibyara cyane, kandi noneho inkwavu zazimenyereza. Nimba urukwavu rugize, nakandi kantu ngiye kubabwira kameze nk'ibanga. Nimba urukwavu urumenyereje ko rubyara 5, wenda 4, tubere kuri 4 k'inyarwanda, 4 ku mwaka, ubwo uyu mwaka bari kubikora n'ejo n'undi mwaka bari kuzabikora, paka byibuze urukwavu rugize hagati y'imyaka 4 n'5. Nuvuga ngo rero uyu mwaka ntuzashake kururenza, kwa urumenyereje gutyo rurabimenyera rwose, ukabona rurabikora rwishimye. Wanatinda kongera kurubanguriza, ahubwo ukabona rwo rwasaze rurakwiyakira kubangurizwa, rurakubwira ati kwa kunamenyere kutari mu binkorera. Nukuvuga ngo rero imbyeyi nziza umenye nuko zibyarira igihe, zigacukiriza igihe, bityo abantu ukabarira vuba vuba batanga. Kandi ikindi cya kabiri, umenyereze guha isoko inkwavu zitari zasaza. Kange hano twebwe dutanga urukwavu kuva ku rugiza by'umweru 12 ubwo n'amezi 3. Ku mezi 3 turazigurisha. Nuvuga ngo zigaburira neza, zigaburire zikurire igihe, uzihaye umwanya wazo, ku mezi 3 zikuremo. Wijya kurindira ngo zagurisha ngo urukwavu rumaze kugira ibirogo byinshi cyane, oya.
urukwavu burya rurenze amezi 3 kugenda ukazamura ntabwo rugomeza gukura cyane ku muvuduko nk'urwari rwakuragamo aho ngaho. Niyo ngo rimwe na rimwe urimo uragabura byinshi urashyira amafaranga menshi cyangwa umwanya wawe mwinshi ariko ntabwo uzunguka byinshi. Ibyiza tanga inkwavu zikiri mu rugero ruringaniye zitari zakonsoma cyane ariko wungukemo make ariko zigende ufate izindi. Nibanga ndakeka ako ngako ariko kantu bibiye utwo dutatu rwose nimudukurikiza nziko muzunguka. Aha twakomeje nongeye gusuhuza abantu bakomeje kujoyininga turebe aha bose ndabasuhuje ya ntawe wabajije reka ndebe hano muri groupe nimba ntawongeye kubaza. Ndaruhutse great ndanyuzwe kabisa DJ wagiriye inama ego Adorable murabona ko yatanze muri groupe ko niwe nari nagira inama yo kudateza inshinge ego ntimuransubiza kuri iyi message ngo mungire inama ico nakora mwambwire ngo inkwavu zarwaye ibicurane mungire inama. Umuntu witwa Bienvenue nibiza ari hano kuri live cyangwa ari kuri groupe? Bienvenue muri groupe arabashije ngo nimumbwire ubwo najya numbe sinzi ukuntu nimba ari kuri live. Bienvenue wakomanse komanta shyiraho comment mbone kuri home nyo nimo gusubiriza hano cyangwa gusubiriza muri groupe twihute. Umuntu witwa Bienvenue ari hehe ntabwo ubwo nzingiye gusubiza kuri live naba atari kuri live bandi bamubwire ngo inkwavu zo zarwaye ibicurane ngo ntabwo amenye icyo ukora. Ibicurane ku nkwavu ikintu cya mbere burya inkwavu zani zirwara ibicurane uzarite ureba ko ikiraro cyawe umuyaga narabasobanuriye umuyaga utinjiramo gutya direct. Ubundi ibanga ryiza ryo kubaka ibiraro cyangwa aho kiri ibiraro akenshi ubishyira ahantu umuyaga utaza winjiramo direct. Umuyaga ukaba kwinjiramo ariko aho umuyaga uzinjiramo uzikubitamo ukahaproteje. Icyambere uzacunge ko nta hantu hari intuza hari umuyaga winjiramo direct. Ikindi cya kabiri ucunge mu isuku y'inkwavu cyangwa ibyo zisasira. Abantu basasa nabo umurama bashyiramo umurama mu nkwavu zabo cyangwa se abantu bareka akaninda cyane nabwo hari ubwo bijya bitera inkwavu ibicurane. Ntabwo ngenda babwira ibyo nzi ku muti cyangwa se nimba zararwaye ngiye nigeze kugira urukwavu rumwe rwarwaye kandi ni Peter abazi kuri video nakoze bwa mbere nafite urukwavu rw'uruzi kumwe rwitwa Peter yigeze kurwara ibicurane nsanga kwa ko iba ku kazu kabanza hari ukuntu nka shitingi nari narashyizeho yiproteja yari yaravuyeho gatoya sinahita mbibona direct. Umuyaga ukaza aho ugacamo aho ngaho kwa kandi naho tukagenda ukayikubita buri gitondo. Ngewe rwafashwe rumaze gufatwa nta kintu kiri special nakoze na proteje aho hantu maze guproteje aho hantu kazajya nduha amazi y'akazu yazi. Nicyo kintu cyonyine nakoze nta kindi nakubwira ko ntabwo twe duteza imiti ntabwo twe dute nacyo narukoreraga kwa ko hari mu bukonje ubundi izindi ziyangwa konje nta kibazo ariko rwo naragendaga nkaruha amazi twebwe nimbuzi n'amazi y'akazu yazi ushobora gukoramo ntushye. Niyo mu minsi ngahe byarikijije ntago rero nshaka kuvuga ngo jya guteza imiti cyagera gute kwa kwicana n'umuntu abirwara agakira. Nuproteja nukoramo isuku nziza ukazisasira neza ibintu bidatumuka kwa ko arubwo inkwavu zigira indwara zo mu buhumekero nabyo neza nk'ibicurane ukaba wagira ngo ni ibicurane kandi ari uko washashemo nk'ibintu bifite bitumuka cyangwa se bifite umwanda. Kubyo nzi kubyo nakoze ni nta kintu cy'especial nakora ikindi siyo guproteja uwo muyaga ntugomeze kwinjiramo direct urukubita none ubundi tuzi ko akazu yazi. Nyuma y'iminsi nk'itatu ine nasanze rwakize nta kibazo kindi rufite. Rero ntabwo nagira umuntu inama wenda ngo nimba rwarwaye ngo genda uruteze imiti cyangwa ugire gutoya. Nakubwira ngo gerageza kubanza kureba ikibazo cyaho iyo ndwara y'imituruka numara kukibona ibindi byose nziko bizakunda rwose. Nicyo nagusubiza reka turebe ko nta wundi muntu wabajije.
urabona dore bayanditse ngo ndimo ndababariza hano, kuko hari abo bitakundiye kujya live. ni iki cya ngo ni iki cyakugira umworozi utekereza ku ruhando mpuzamahanga cyangwa isoko rigari export genetics certificates aho kuba ku isoko rito gusa? Ibibazo nibyo, ibindi nzabibaza ubutaha. Ubwo reka namwe musubirize hano. Umuntu arambajije ngo ni iki cyakugira umworozi utekereza ku isoko mpuzamahanga, ni iki mbese umworozi munini ushobora no kugaburira amahanga, mbese ukava no mu Rwanda, nimba uri mu Rwanda cyangwa uri muri ugira ukabagaburira ahandi. Navuga ngo wenda uko ngiye kugusubiza ntago uri bubyishimire cyangwa ntago ari byo biri bukunyura, ariko ubyumve nk'ukuri umworozi mugenzi wakugiriye, cyangwa se nge ukuri nagira umuntu. Nimba ugitangira cyangwa se uri mu bworozi, tegereza, sibyo? Tegereza worore neza, worore, mbese shyiramo imbaraga gukontorora ubworozi bwawe. Ubworozi ubwabwo buzakwibwirira yuko igihe cyo kuba mpuzamahanga cyageze. Ko hari ikosa abantu benshi bakora mu bworozi. Nigeze guha abantu urugero, ndababwira nti wenda hari umuntu umwe wambajije, sintazi uwo ari, ubanza ari Janvier, mbaza ati se kuba muri Amerika kandi nzi ko aho ngaho bari ubushobozi, kuki udakora ibintu binini ngo ubagaburira n'amasoko manini? Mu bworozi abantu benshi baraza kuko mfite amafaranga, kuko njye wenda numva nabona credit nagira gute, reka mpite nkora ubworozi kuko nshaka kugaburira isoko rinini. Ariko ukibagirwa yuko mu bworozi ubumenyi buruta umusaruro uteganya. Rero navuga ngo kora ubworozi neza. Numara gukora ubworozi neza bw'ubwabwo, uko ugenda ubikora kinyamwuga, uko ugenda wita ku bintu byawe neza, inkwavu zawe zizagenda ziyongera, zizagenda zimera neza. Uzagenda umenya uko ugenda uhindura inkwavu ufite. Nk'ibyo nakubwiraga, niba ari urukwavu rubyara abana bakeya, urarukuramo uzana ruriya rundi. Rero uko ugenda ubikora neza bizagenda bikuganisha kuri rwa rugero, noneho wowe ubwawe ahubwo uvuga ngo aha ngeze ntabwo nkwiriye kugaburira isoko ritoya, ahubwo reka ngiye ku isoko rinini. Abantu bari surround yawe cyangwa se abantu bakwegereye bo ubwabo, abashoramari bazizana kuko urimo ubikora neza, bakwiyakire kujyana ibintu byawe ahandi. Kubera ko impamvu mbivuze, hari abantu benshi baza bavuga ngo bagiye kuba mpuzamahanga cyangwa bagiye kugira gute, ibyo bikabashuka. Niba usanga rimwe na rimwe banashaka gukora amafuti, kandi muri mpuzamahanga ntabwo bisaba kugira ngo ukore ikintu ukora ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe ejo abantu bakakuvumbura. Ahubwo umuntu aba atekereza isoko rigari, akora ibintu byiza, ejo ukanabikomeza kubikora neza, ukazunguka, ugatera imbere bikomeye. Sinzi rero nimba nkusubije neza. Nakubwira ngo wowe buretse gutekereza yuko uyitekereza, wikumva ko ari nka business. Wano nk'umuntu agiye gucuruza, wenda tuvuge umuceri n'ibishyimbo, ushobora batereka ndangura ibintu 100, mifuka 100 kuko nzi ko nzacuruza 20 aha indi nyohereze hanze. Oya, kora ubworozi bwawe au maximum neza, uko wabukora bwo ubwabo n'abashoramari barimo barakureba. Uko ugenda ubikora neza, ejo ubwabyo bizakwijyanira ube mpuzamahanga. Nicyo kintu nagusubiza, ntashatse kujya muri byinshi cyangwa ntashatse kugira ngo ngire gute. Navuga ngo rero bikore neza, uzabimenya igihe nikigera, uzabona kuri mpuzamahanga. Dukomeze. Ndumva yakwita kuri ibyo kabisa. Uziko uyu umuntu witwa Bienvenue niyibizi namusubije.
nta muntu wamubwira ibyo niba atari kuri group atari live, mwamubwiye kamubwira icyo nahuze cyangwa mubwira ze live nawe yumve namusubije ku ndwara y'ibicurane. Aha, murakoze, reka nongere umuhate nziteho. Murakoze cyane. None mutugire inama, burya urukwavu umuntu yorugaburira mu mwanya wuhe quantité risubiza. Navuze ko ikintu kijyanye n'igabura ni ikintu kinini cyane kandi tuzasobanura ko ndashaka nk'ubu ntabwo ambwiye nimba agabura ni bienvenue, ntabwo mbwiye nimba ugabura pellet cyangwa ari ibyatsi. Urumva rero ntabwo nabona uko ngusubiza, ariko quantité nziza nimba ugabura ibyatsi burya quantité nziza niyo ushyiramo. Numara gushyiramo ibyatsi runaka, waza ugasanga rwariye rurijuta ruraryama. Wowe rwariye rukijuta rukaryama, umenya ko iyo ariyo quantité nziza. Ubutaha ugenda uringaniza mpaka igihe uzasanga ubwatsi washyizemo rwariye rukijuta rukaryama rwose, ugasanga rwaguye neza, ntabwo urimo rujya kurya, ariko ugasanga hasigayemo duke cyane. Nanone nugenda ugasanga wagiye urundamo ibyatsi byinshi, rwariye rurijuta ruraryama, ariko wari ugasanga hasigayemo utwara ungana gutya, ejo bikanatangira kuboreramo cyangwa bikatangira kugira gute. Ntabwo iyo ngari quantité nziza, ahubwo warengeje. Ibyo bishobora no kugenda bizanamo umwanda. Rero quantité nziza ku bwatsi ni quantité uri bushyiremo, gusa rwariye rwahaze rwaryamye rwose nta kibazo rufite, ariko hasigayemo utwatsi duke cyane. Kuko nawe ntabwo ushaka uza ugasanga ku bantu bagabura ibyatsi, ntabwo ushaka uza ugasanga rwakubuye rwose n'imbuga yera. Oya, nanone ntabwo uba uzi neza ko ibyatsi nta kuntu wabigena, ntabwo uba uzi neza nimba rwariye rwahaze cyangwa rwabiriye ruhage rukabimara. Ibyiza rero ni quantité urushyiriramo, wagaruka nyuma y'amasaha 2-3 ugasanga rwose rwariye rwavutaraye rwiryamiye. Ndumva ari cyo nabivugaho. Uziteho pe, nibyo ngiye gukora cyane, tugomba guhuguka neza kugira ngo. Ndabona Adorable yagarutse. Ni izihe biotechnology cyangwa innovation ushobora gushyira mu bworozi bwawe kugira ngo utandukane n'abandi? Reka ndekere pe. Biotechnology, sinakubwira gutera. There is no need witandukana n'abandi rwose. Aha, ndabona gato ndabona bagize hari nari ndimo nsubiza ngo bya biotechnology. Nabavuga ngo biotechnology akubwira gute se? En general, nimba najya ubona mu kiraro cyanjye, there is no need bitandukana n'abandi. Ibyiza bikore muri traditional, nurangiza ubanze wacivinga ibyo ku rugero Adorable uriho rwose, buretse gutandukana n'abandi. Nicyo nakubwira. Wenda ndi bubisobanure neza impamvu mbivuze gutyo. Sinzi niba unyuzwe, ariko wenda ushobora kumva impamvu ndimo mbikubwira gutyo, ariko buretse turetse gutandukana n'abandi. Hari ikibazo ntasubije cyangwa se aho na jumpinze? Mbwire turebe muri groupe. Ariko nabajije, nta muntu watangiye ubworozi muri aya mezi 2. Cyagenze bite ko ntawambwiye? Niko ko nta muntu wambwiye, nta muntu watangiye ubworozi muri ano mezi 2 yabuze. Ego okay, ndabona tuganiriyeho rero. Ndabona nta muntu uri mubaza cyangwa se ntawombajije. Tuganiriyeho neza. Ndabona tuganiriye mu gihe kigera ku isaha. Nagira ngo nshimire buri muntu wese wafashe umwanya akaza.
Bosco ndabona yaragiye gutangira oya Bosco uku kwezi ntigusige rwose hatari ikintu gikozwe. Mhm. No, Bosco yambaje ku maganga n'ifumbire hehe bose wambaje muri groupe cyangwa ni hano kuri live katurebe cyangwa nabisimbitse sorry nimba ari muri groupe Bosco yamfasha akaje hano katurebe turebe ubwo ntabwo ndimo mbibona katurebe ni kuri ndumva watanga ha wampaye linki ndabona harimo linki wenda Legacy ntiyari ko ntarimo mbibona bose ntabwo ndimo sobanukirwa wakongera ukambaza vuba vuba hano Bosco namfashe yongere ambaze ndabona Bosco arambaje ni ku nama nabagira ku mikoreshereze y'amaganga y'inkwavu. Amaganga y'inkwavu ni ifumbire nziza cyane hamwe n'amahurunguru ku bantu bari muri Afurika rwose ntimukangiza amaganga ndetse n'ibiraro byanyu bishobotse mwazajya muyafata ushobora gushyiraho umureko ikiraro mbe gicuritse gutya cyangwa aho gicurikiye ushobora gushyiraho umureko ukoregitinga amaganga ukayabika cyangwa se ukaba washyiraho nk'ibati ukarigonda. Amaganga y'inkwavu nayo ni ifumbire cyane cyane abantu bakoresha kwa ko yo ni ifumbire y'amazi ni ifumbire irumva na amaganga nyine kandi none cyiza cyayo nkuko nababwiye ibintu bituruka ku nkwavu ntago bigira side nk'urugero nk'amaganga y'inka. Ruvuga ngo ni ya fumbire nimba ugiye kuhira nk'imyaka yawe uzavanga mu mazi ntabwo nari nayakoresha direct ngo nyameneho direct ntabwo mbizi ariko ngiye nkuko njya nyakoresha ndayafata nkayavanga n'amazi nkayuhiza aho kugira ngo uhize amazi gusa ahubwo nkuhiza amazi arimo amaganga noneho narangiza nkagira imyaka rwose ubona ko irimo irashisha cyane kuko ngo ni ifumbire nk'amaganga ni ifumbire nziza same nkuko nk'amahurunguru numva ko mwakipinga sinzi niba hari ikindi kirenze nayavugaho cyangwa se ikindi waba ushaka kumbaza ariko nuko hari abazanye publicité ku ifumbire yayo hano ni gute umuntu yayizera ko batabivangiye nabi. Urumva iyi publicité ntago ndaje nyirebe ariko ngiye cyo navuga nushaka gukoresha amaganga ibyiza uzigire ku mworozi ugure nk'injerekani yayo ngiye kongera mbikoresha ngiye nkanjye ubundi nkoresha formule ya rimwe kuri ya 1/3 no ngo ushobora gufata injerekani imwe y'amaganga y'inkwavu nkayisuka mu njerekani ebyiri z'amazi ngiye niko bikora ntabwo nzi wenda undi icyo uko azabikora ko nimboga nyemba ntinga ariko nge numva ko ubaye ushaka kugira ngo ukoreshe amaganga ibyiza n'uwaba utari watangira korora hano harimo aborozi benshi cyane nanjye nakurikomanda ushaka kuyakoresha numva ko ibyiza wakwigendera ugashaka umworozi akaguha amaganga avuye mu kiraro direct wiboneye akayatwara kwa ko ibyinshi burya ngo uko ikintu cyose kijya ku isoko niko abantu benshi bashakira ubwinshi mu mazi sinzi nimba bisobanuye neza numva ko rero inama nagira umuntu wese ukeneye ifumbi yari yo yose iva ku itungo runaka ibyiza numva wakwishakira umuntu woroye mu ifamu ukigira ukayikurirayo ukizera ko guhaye nimba ari amaganga guhaye amaganga ukajya kwivangira mu rugo ku isoko ntago wamenye ikintu umuntu yakoreye iwe akuzaniye ntiwamenye uburyo yagikoze kandi hano sinkeka ko wajya no kwirirwa ujya kujyana muri labo kujya gushuzumisha niba bigize nicyo nasubiza Bosco sinzi ni uranyuzwe cyangwa wenda nongereho hari abazanye publicité ku ifumbire yayo hano ni gute umuntu yayizera abo bantu baza kwamamaza nimba nabivuze cyane nabivuze ngo umuntu uri muri groupe
ushaka kwamamaza nimba ari ibintu akora arabivuga ko ari ibintu akora tukamenya ko ari we. Abaye atari we abaye atari we ubikora atubabarire rwose yizana ibintu muri groupe. Yizana ibintu muri groupe keretse ari ibintu akoresha tubwira ngo ngenda bihamye 100% no ku bino bintu ari byo. Ariko ari umuntu ubonye ikintu gusa akazana ibintu twabyanze rwose batubabarire n'ubwo ndaje ndabireba ndabivugaho ariko batubabarire rwose twivanga ibintu batwihanganire. Okay, hari undi se wabajije cyangwa se turebe nk'umuntu wanditse ngo ni umuntu witwa Gilbert yaba ariho atubwire nimba ari we ukora bino bintu abikora ate bigenda bite. Natatubwira iyi publicité turayikura muri groupe adusobanurire kugira ngo tunyurwe ku byinshi kuri iyi fumbire ye kuri aya maganga uko yabitubwiye n'akamana duhe n'urugero rw'abayikoresheje dushobora gusura. Naho nimba bitagize arabizi turayikura muri groupe ntago ubundi byemewe. Tukomeze ndabona hari nta bantu twanyuzwe ndagira ngo mfate nanone umwanya mbashimire. Nshimire buri umwe wese waje kubana nanjye twaganiriye, buri umwe wese umunsi ku munsi tugomeje gukomeza kuganira, buri umwe wese ukomeje gufasha abandi mu gihe nanjye nongeye mbashishikariza kambikore nko gushishikariza abantu nk'uko byaramwe mu gihe wenda nanjye ndi mu kazi nabaye bize, mukomeze mugaragaze uno muhate mufite, mukomeze mufashanye, ubaza mukomeze mumufashe neza. Akoreka kano kavuge ndi codinga kugira no muri groupe kajyemo. Yego, iyi ni message ngeneye buri muntu umwe wese muri ino groupe cyangwa umuntu turi kumwe kuri ino live ndimo nkora akakanya. Ndagira ngo mbashimire bikuye ku mutima kandi none rwose nshishikarize buri muntu wese aho ari hose mushishikarize ko akomeza kugira umutima wo gufasha. Nshima cyane abona akomeje kubona mu gihe mba ndi bize nanjye nkabona nabo nimba umuntu abajije barakomeza nawe kumufasha bikuye ku mutima. Ndabashimiye cyane. Rero dukomeze dufashanye twumve ko twese inzira turimo ni inzira imwe, turahingira umugozi umwe, nta competition irimo, nta hangana ririmo, ahubwo twese dushobora gutera imbere kandi tugatezanya imbere. Hahandi buri wese aho agiye hose azasanga mworozi mugenzi akabati hano hari runaka n'umuntu yanakubazwa mu guti oya nimba ushaka icyororo wikwirwe rwose utega amasaha 2 uje wanjye aho ngaho umuvandimwe worora mugane kandi aragufasha neza nko nanjye ndi kugufasha. Rero tugomeze dufashanye, aho nabuze bagenzi banje muzajye muhaba, nanjye aho mbonekeye nzajya nza dukomeze tubana kandi ewana tuzatera imbere ndabibijeshe cyane. Umuhate urahari. Nawe muntu wese ushaka gutangira urabona ko iyi groupe turahari turimo turafashanya. Wowe ushaka gutangira ni umwanya wawe mwiza kwa ko uri mu maboko meza, tugutenga mu bitugu, turi kumwe, courage, dutangire tworore kandi tununguke dutera imbere. Reka rero mbashimire, nshimire buri muntu wese witabiriye ino live, buri muntu wese waje kwifatanya nanjye hano kuri ino live. Wanyuzwe wese ampe like konde mutampa like. Wanyuzwe wese yambwire ati nanyuzwe like nyibonera imizamuka cyangwa se akawe yashyiraho hose. Ndabashimiye rero, ndagira ngo ducumbikire hano, ndabona ni isaha n'iminota 10 igiye kuzura. Aho nzongera kubona umwanya wundi tuzongera rwose twongere tugire ibibazo dusubiza cyangwa tugire icyo twungurana ibitekerezo, ariko uyu munsi ndanyuzwe rwose kandi bashimiye. Rero ngaho reka ducumbikire hano, naho ubutaha. Murakoze cyane, mugire icyumweru cyiza. Okay, bye bye.